rero nshuti bavandimwe, iyi ni impanuka yongeye kuba iciye igikuba. Ni impanuka yongeye kubera hano mu karere ka Kamonyi, impanuka ibashije kuba yababaza abantu batari bakeya. Ni impanuka ibereye ahazwi nk'Irunda. Iyi mpanuka rero ni imodokari yari ipakiye imbaho igonze imodokari yari itwaye abana b'abanyeshuri ubwo bari berekeje ku ishuri bagiye kwiga. Mu by'ukuri ndakwinginze ujya kure kugira ngo ubashe kuba wabasha kumenya ese koko iyi mpanuka yatewe n'iki. Ese muri iyi mpanuka byaba bibaye ngombwa ko hari abantu Imana iharokorera, ese byaba bigenze bite? Wijya kure kugira ngo muramburire aya makuru yose uko yakabaye. Mu by'ukuri ni mu masaha mu gitondo ashira mu masaha 12 z'uyu munsi nibwo abantu bari barimo bagenda nyine bajya urujya n'uruza, bamwe bajya mu kazi abandi bajya buri wese muri gahunda ye, ndetse ubwo abanyeshuri nabo bari barimo bitegura bagiye ku ishuri. Hari imodoka itwara abanyeshuri nyango mu mazi misi mubizi ko hari imodoka zitwara abanyeshuri, aho rero yari ihagaze mu cyapa irimo ishyira abana mu modokari. Niho imodokari yari itwaye imbaho yaturukaga mu karere ka Muhanga yerekeza i Kigali yaje ibatura imodokari yari irimo abanyeshuri, irayisunika irayimanukana igeza nk'epfiri. Iyi modoka irimo abantu 18, hanyuma abantu 18 bose bari bari muri iyi modokari. Ngira ngo ubwo harimo abanyeshuri 16 ndetse hakabamo ngo na mwarimu uherekeza abanyeshuri ndetse n'uyu umushoferi wa 18. Aba bose rero ngo babashije kuba bakomereka bikomeye, hakomeretsemo abantu mbese ngo inkomere zirimo ziremereye cyane n'iz'abantu 5. Abandi 12 tekereza bavuze ko harimo abantu 5 bakomeretse bikomeye, abandi 10 n'abangaye basigaye 10. Ubwo urumva ni abandi bantu 13. Abandi bantu 13 bo bakomeretse bidakomeye cyane. Mu by'ukuri ngo aba bantu bakimara kuba bahakomerekera imodokari yahangirikiye, ariko mu by'ukuri n'abaturage cyangwa se abantu bari bari aho bapfuka ku maso bavuga ati abana birarangiye. Imana cyangwa se yaje gukinga akaboko nubwo benshi bakomeretse, ariko ntabwo babashije kuba bahasiga ubuzima. Icyakoze bamwe babashije kuba bahita birukanka babajyana mu bitaro bya Rukoma, Remera Rukoma. Abandi babasha kuba bagezwa mu bitaro bya CHUK, niho bari gukurikiranwa kugira ngo babashe kureba ko bagarura ubuzima. Mu by'ukuri rero ni inkuru y'akasamutwe, ni inkuru y'akababaro, ni inkuru yongeye guca abantu imigongo. Ibyaje kuba byagenzurwaho rero bivuga ko ngo basanze uyu mushoferi yari afite inzoga zitwa icyuma. Ngo ni inzoga yari ifite ivide rishushanyijeho igisiga. Bivuzwe ko ngo basanze afite amacupa arenze 4 mu modokari. Hari izo yari yamaze kunywa ndetse n'izo yari kugenda anywa. Ubwo wumve ngo ni muri urwo rukerera rwa saa 12 za mugitondo. Tukibaza ngo nimba ibi byabaye mu rukerera, uyu mugabo uyu mushoferi yaraye mu kabari, ese byagenze bite kugira ngo araranywa kugeza uko mu gitondo bimwongoza kuba yafata imodokari akumva ko ari butware muri kaburimbo irimo abantu urujya n'uruza, arimo agenda anywa inzoga? Mu by'ukuri ni ibibabaje ndetse wumve ngo ni ibibabaje. Ariho bajya badukangurira bakavuga ngo irinde gutwara wanyoye ibisindisha.
ngibi rero ibyo polisi ibivuga ingaruka zo gutwara wanyweye ibisindisha. Iyo utasize ubuzima uhasiga ubuzima bwabo utwaye cyangwa se ukasiga n'ubuzima bwabo usanze. Mu by'ukuri iyi nkuru irababaje cyane. Ni ikibazo gikomeje kuba ingorabahizi kuko biri kugenda biba hirya no hino mu mihanda haberamo impanuka zikomeye kandi ziremereye ziri kujya zica igikuba ku bantu badukurikiye. Nkibaza ngo ese muri iyi mihanda harimo dayimoni ngo tumenye igikurikira cyangwa se ni uburangare buri kujya bubaho ku bashoferi. Ngira ngo ubwo bari bamaze kugongana ahangaho cyangwa yari amaze kugonga abo banyeshuri irunda hano muri kano karere ka Nyarugenge ahazwi nko ku giti cy'inyoni, naho umushoferi yagonze umukarani wari uzwi ko ari umukarani ahita ava mu mwuka, ahita ashira mu mwuka. Usibye ko byavuzwe yuko ngo uyu mukarani we ngo yarari mu makosa kuko yambutse umuhanda nabi. Mu by'ukuri niko ababirebaga abari bahagaze babashe kuba batangaza aya makuru. Ariko tugaruke ku mpfu ziri kubaho za hato na hato mu mihanda. Ibintu biri kubera mu mihanda muri ino minsi nakasa mwuka byaramwe ngo uyu mushoferi arazira akarengane kuko nubwo yagonze yego bivuga ko ngo nta munyamaguru ugira amakosa, ariko mu by'ukuri abaturage babibonaga bo bavuga ko ngo yarari mu makosa. Cyakoze ngo kugeza aka kanya wenda sinzi nimba yaba abadukurikiye harimo wabuze uwe mu bakarani bari basanzwe ari abakarani ngo abashe kuba yajya kubaza ati umuntu wanjye. Bivuze ko ngo habuze imyirondoro y'uyu mukarani kugira ngo abashe kuba hamenyekana inkomoko ye. Cyakoze abaturage bari bazi ko ngo ari umukarani. Ngaye nguko ibintu bikomeje kuba ibindi mu mihanda cyane cyane, ariko tubone kubabwira ngo akariro gace na feri irinde gutwara wanyoye, kandi gahunda ni yayindi nigerayo amahoro. Kugira amahoro y'Imana.